Reka dusome ijambo ry'Imana. Ezekiyeli 3:21 haravuga ngo ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, nukuri azabaho uko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwe, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwe. Amen. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntagikore, nukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe wowe umuburiye uzaba urokoye ubugingo bwe. Ndakwibutsa ko iki gitondo Yesu aduhamagarira kuvuga ubutumwa, kubwira abantu kureka ibyaha, kubwira abantu ko Yesu abakunda, ko Yesu yabapfiriye, ko Yesu adashaka ko bazapfira mu byaha. Abakiranutsi namwe bari gukora ibyaha nkana bamenye Yesu ariko bagikora ibyaha, hari ingeso zimwe na zimwe bagikora. Iki ni igihe cyo kubireka, iki ni igihe cyo guhinduka. Iki gitondo ni ngo reka ibyaha, reka ibyaha, hunga icyaha, icyaha kirica. Yesu ari hafi kugaruka. Ndakumenyesha ko Yesu ari gushaka abatuma bajya kuvuga ubutumwa, bajya kubwira abantu iby'ibyaha byabo kugira ngo bahinduke. Iki gitondo reka dusenge kugira ngo Imana ihagurutse abakozi bajya kuvuga ubutumwa, bajya kuburira abantu kureka ibyaha, bajya kuburira abakiranutsi ngo bamaramaze bahindukire. Bibiliya ivuga ngo kugeza ku mpera y'isi ubutumwa bugomba kuvugwa, ubutumwa Yesu agomba kumenyekana. Yesu, abantu bakamenya icyatumye Yesu abapfira, icyatumye Yesu aza mu isi, abantu bagahinduka burundu bakareka ibyaha. Nitutababurira rero ngo babireke ni ikibazo. Nitutababurira bagakora ibyaha tukabihorera ntituvuge, ni ikibazo gikomeye cyane mu maso y'Imana. Yesu araduhamagara igitondo kufungura umunwa, tukabwira abantu iby'ibyaha byabo, tukababwira bakabyihana, tukabwira abantu kuzibukira ibyaha, gutinya icyaha, gutinya Imana. Ni ugutinya ibyaha, ukanga gukora ibyaha, ukanga gukora iby'Imana yanga. Igitondo ni iyo mesaje y'uyu munsi. Reka dusenge dushimira Imana uyu munsi yaduhaye, ariko kandi wibuke usengere abagikora ibyaha. Hari abantu bafite ibyabaye n'ingeso kugira ngo babyihane, kugira ngo bahinduke. Hari ibyo kugerageza, hari n'ibifatirwa decision. Hari ibintu uvuga ati iki ngiki Mwami Yesu, ndashaka kuzabona Yesu, ndashaka kuzabana na Yesu, ndashaka kuzicarana na Yesu. Ukumva ufite iyo nyota, hari ibintu ufatira decision ukavuga ngo ibi bintu ndabihebye, ndabiretse, sinzongera kubikora kubera nshaka kuzabana na Yesu. Ijuru ririho kandi rizajyamo abakijijwe, abejejwe, abakiranutsi. Umwami ashimwe, Kristo ahimbazwe. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha. Haleluya. Kugira ngo adakora icyaha, nawe ntagikora icyo cyaha, nukuri azabaho. Ni ukuvuga ngo iyo turetse ibyaha tugira ubugingo buhoraho, tubaho byiteka. Ariko ndagira gutangariza ngo icyaha kirica, icyaha kigira umuvumo, icyaha kigira ingaruka. Ntahacu ho guhunga ibyaha mu gihe gisa nk'iki. Yesu arashaka ko tuzabana nawe dutunganye, tutariho ikizinga na kimwe. Karibu dusenga Imana. Mana nyiribihe, turagushimiye ubuntu bw'umunsi, tugushimiye imbabazi zawe watugiriye ukaduha Yesu. Turagushimiye Yesu ko watwemeye, turagushimiye iki gitondo ngiye kutwibutsa ko ari igihe cyo kuvuga, ko ari igihe cyo gusemerera, ko ari igihe cyo kuvuza impanda, ko ari igihe cyo gukangura abantu bakareka ibyaha, ko ari igihe Mwami. Iki gitondo ndagushimira ko wongeye kutubwira kwihana, gutinya icyaha, kuzibukira icyaha, kureka ibyaha, kuburira abatarareka ibyaha, kuburira abakigenda biguru ntege, abagikora ibyaha nkana. Mu izina rya Yesu ndaseze Mwami ngo uyu munsi iminwa yacu ifunguke, tubwire abantu ko Yesu ari hafi kugaruka. Mwami, tugeze mu gihe kuvuga ku cyaha ni ingume, tugeze mu gihe abantu batagishaka kwihana, tugeze mu gihe abantu bari gukina n'isi n'Imana, bari gukinira mu nzu. Ariko Mwami, turasenze kugira ngo abantu bongere bagarukane icyubahiro cyawe, bongere bagukorere bagutinya, abantu bongere bicare mu nzu bagutinya, abantu bongere bakwizere bagutinya, bakubaha batinya icyaha, banga ibyo wanga Yesu, bakunda ibyo ukunda. Turasenze iki gitondo kugira ngo Mwami, yo haleluya, abantu barushaho kuba umucyo. Umucyo ni ukureka icyaha, bemera umucyo ari wa Kristo, bagende bashize amanga, batinye, baharanira gukora ibyo gukiranuka. Hagurutsa
hagurutsa abakozi mwami, hagurutsa abo gusemera, abo kuvuga, bo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, bo kwamamaza ubutumwa hirya no hino mwami. Uyu munsi Yesu ugirire neza umuntu wese, dushoboze gukiranuka mwami, dushoboze muri urugendo rw'agakiza kugenda dukiranuka, dushoboze kugukorera dukiranuka, dushoboze kubaho dukiranuka. Birashoboka, turi mu isi y'ibyaha ariko kugenda dukiranuka birashoboka mwami, kuko imbabazi zawe zikiriho. Iki ni igihe cy'ubuntu, reka ubuntu tububyaza umusaruro, ubuntu tubukoresha, ubuntu tubufata, ubuntu tubwemere. Ubuntu ni wowe Yesu. Haleluya. Iminwa yacu ifunguke, iburira abanyabyaha, iburira abakiranutsi, dutanga imiburo hakiri ku manywa mu bugiye kwira, ngaho umuntu atazabasha gukora. Iki ni igihe cyo gukora rero. Oh haleluya. Kandi icyo tubwira ni ukuvuga inkuru nziza ya Yesu Kristo, ni ugutuma abantu bareka ibyaha mu izina rya Yesu. Reka aho tugenda hose uyu munsi tubwira abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo, tubwira abantu guhindukira no kureka ibyaha. Urakoze mwami. Turasenze ngo abanyabyaha bihane, turasenze ngo abataramenya Yesu bakumenye Yesu, turasenze ngo umanure umwuka wo kwihana, abantu bihana, abantu batinya icyaha, abantu bahinda imishyitsi imbere yawe mwami, mu izina rya Yesu. Urakoze mwami. Shimwa Yesu Kristo, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Kandi mwami, abantu bakore basiganwa, igihe n'igito, ibimenyetso byose byerekana kuza kwawe Yesu, byose tugenda tubibona, tumenye ko igihe ari gitoya kandi ko Yesu yenda kugaruka. Urakoze mwami. Duhe gucunguza uburyo umwete, duhe kumaramaza, duhe kukuba, duhe kugenda mwami. Ijambo ryawe turisize imbere, uko turisoma dukora ibyo ritubwiye, uko turisoma dukora icyo ushaka, mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana tubashishwe byose nawe, dushobozwe byose nawe, mu izina rya Yesu. Tukumvire. Haleluya, haleluya. Kubera ko ari wowe wemeza imitima iby'ibyaha. Urakoze Mwuka w'Imana. Haleluya, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Yesu abagirire ubuntu. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Shalom.